Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Imana yo mwijuru ibaha umugisha bakunzi ba Saveur Divine aho muri hose. Imana yo mwijuru bishimire kandi barwanirire wowe ubashe gufungura iyi nyigisho. Imana iguha umugisha kandi iby'iyi nyigisho uvuga bigukoreho mu izina rya Yesu Kristo, bihindura ubuzima bwawe aho waba uri hose, icyiciro waba wicayemo cyose. Uyu munsi Imana ikugenderere, niyo yaba ari ikibazo umaranye imyaka irenze 18, 12, 32, 38, nk'uko hari abantu tugenda tubona bagiye bagira ibibazo nk'ibyo byose. Imana yo mu ijuru umunsi yagukure kuko hari kurira kwararira umuntu, niko ijambo ry'Imana rivuga, ariko ngo umunsi umwe umuntu agasinduka aseka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane kandi Imana ibishimire. Tugiye gusoma amagambo nanone ari mu gitabo cya Matayo, ni ibice byaho 9, turahera ku murongo waho 35. Aravuga ngo Yesu yagendaga mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amena. Yesu abaha umugisha mwinshi, umwami wacu abishimire. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko Yesu ngo yagendaga mu birorero, agenda mu midugudu, agenda mu masinagogi, abwiriza ubutumwa bwiza ndetse akiza indwara. Imana yacu nishimwe. Yakizaga indwara zose n'ubumuga bwose. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko cyangwa se umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu aracyakiza. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Yesu kuva Kristo, ijambo ry'Imana ritwereka ko hashiye imyaka 2024 Yesu avuye hano mu isi, ubwo yaje hano ku isi aje kuducungura. Ariko hari amagambo yaramuhanuweho avuga ngo ni muri Yesaya avuga ngo mu mibyimba ye niho dukirira. Igihe Yesaya yamuvugaga mu mibyimba ye niho dukirira indwara. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Yaje kudukiza indwara z'umwuka, indwara zo mu mwuka, arizo ndwara z'icyaha twe twarandujwe na Satani. Ariko kuko Satani ari umugome, ntabwo yateje indwara z'umwuka gusa ngo asige n'indwara z'umubiri. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Igihe umwana w'umuntu yagwaga cyangwa se igihe Satani ashika Eva akazanira urubuto umugabo nawe akaruryaho, icyo gihe umwana w'umuntu yinjije ikibi muri we, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo rwari urubuto rumenyesha abantu ikibi n'icyiza. Mu muntu harimo icyiza yongeramo ikibi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kuko Imana yaremye umuntu ari mwiza, Satani amushaka kumwinjiza mu mwuka wa Satani, ubwibone, kuko yaramubwiye ngo nimurya kuri urwo rubuto ngo muzamera nk'Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Sinshaka kwinjira muri ibyo bintu, ariko mwibuke ko bamaze gukora icyo cyicyo, Imana yavuze ngo uyu muntu ngo amaze kumera nk'imwe yo muri twebwe, ngo nuko reka tumukure mu ngobyi ya Edeni. Bamukuramo kumera nk'imwe muri bo. Abantu benshi arabigisha, njye numva bigisha bavuga ngo umuntu ngo yarabaye nk'Imana. Oya, ntago ari icyo ngicyo ijambo ry'Imana gishaka kuvuga ko abaye nka ya yindi yari muri bo, ariyo Satani. Abaye nka ya yindi imwe yo muri twe. Imana yacu nishimwe. Yigometse nawe arigometse, yigishijwe na ya yindi, na wa wundi wari muri twebwe, abaye nk'imwe muri twe. Wa wundi Imana ihabwe icyubahiro. Bavuga ko nawe yigometse nka wa wundi wari muri twebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo gihe rero abantu bagiye munsi y'ubutware bwa Satani, nibwo umuntu yatangiye kubabara, atangira kubabazwa, umuntu atangira guhura n'ibibazo, umuntu atangira kurya yiyushye kuye, umugore atangira kubyara ababaye. Ibintu biba bibi muri iyi si. Haza kuvuka ngo abasore barebare bavutse ngo kuba marayika, niko bibivuga ngo arizo za ntwari za kera, bagira ibihe bibi cyane, batangira gukora ibyaha, isi bambi. Imana ifata umwanzuro wo kurimbuza isi, umwuzure. Harokoka umugabo witwa Nowa. Akimara kurokoka aguma aho ngaho, ariko nawe aza gukora icyaha. Abakobwa be ngo baramusindisha, ibyabaye byose murabizi. Icyaha gikomeza gukurikirana umwana w'umuntu kugeza ubwo isezerano ryaje gusohora, ubwo
umwana w'Imana yaje kuducungura, aje kuducungura. Ijambo ry'Imana ryari ryarabihanuye nk'uko nabitangiye bivuga ngo mu bibyimba ye niho tuzajya dukirira indwara. Imana yacu nishimwe. Yesu yarigishije, inshingano nkuru ya Yesu yari yo kubwiriza ubutumwa bwiza no guhindura abantu ku kuba abigishwa biwe, ariko nanone ntabwo yashatse kubasiga nk'uko yabasanze. Hari umugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo, muribuka wari umaze imyaka 38 ku kidendezi ategereje, muribuka abantu benshi abatewe n'abadayimoni nabo yagiye akiza. Rero n'uyu munsi Kristo izo mbaraga aracyazifite, kandi n'ubwo bushake aracyabufite bwo kugukiza. Imana yacu ntihabwa icyo burushoboka kuba kano kanya urwaye, ufite indwara, warayivuje, urembye, umerewe nabi, wihebye, wiganyiriye, wibaza uti ntabwo ari ikibazo kwiganyira, inshuti y'umusaraba, ntabwo ari ikibazo kwiheba. Na Kristo yaravuze ngo data niki kikundekesheje, ujye wigira kuri Kristo. Amagambo yose yavuze yagiye agaragaza ko umuntu iyo acitse intege atari uko aciriweho iteka, iyo umuntu atatse atari uko aciriweho iteka. Ibyo ni ibigaragaza ko umuntu ari umuntu. Na Kristo kubera ko yari umuntu, hari ibimenyetso yagiye agaragaza akiri hano ku isi bitwereka yuko yagira ngo atwereke ko kuba umuntu atari ikibazo. Imana yacu ndishimye. Bibiri twereka ko Kristo yarize, Kristo yararakaye, Kristo yarashonje. Ibyo byose ni ibintu biranga umuntu. Cyakora ntawe tuzi arwaye, ariko tumuzi ashonje, tumuzi ababaye, tumuzi arakaye. Urambaza utse ni ryari Yesu yashonje? Amaze iminsi 40 arasonza, gusa Satani aza kumushuka. Cyo ni ikimenyetso cya mbere. Nyuma igihe kigeze ajya kugera mu isinagoge asanga bari kuguriramo, biramubabaza, aravuga ati inzu y'Imana igomba kuba iyo gusengerwamo. Akura ikiboko akubita abantu arabasohora birukana. Igihe kimwe ageze kwa Lazaro asanga Lazaro yapfuye, ararira. Ibyo byose ni ibimenyetso agira ngo agaragaze ngo niba hari ikikuriza arira, ntabwo ari ikibazo. Ariko aza no kugira ahantu acika intege avuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya, ariko arangije ngo arasenga, Imana imwongerera imbaraga. Nuko bigomba kugenda. Ikindi gihe cyageze yaravuze ngo data niki kikundekesheje, ageze ku musaraba. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Abaza Imana igitumye imuritse. Ibyo byose rero Kristo yabikoraga kugira ngo atwigishije uburyo umuntu agomba kubaho mu mibabaro, mu gahinda, mu bibazo byose, ariko bikarangira uhaye Imana umwanzuro wa nyuma. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero Kristo ibyo byose yagaragazaga ko umuntu ashobora kubaho mu buzima bubabaye, n'ibisanzwe byose n'ibisanzwe. Ubwo hano ndimo mbwira umuntu wese uri muri situation nk'iyo ngiyo ko kuba wabona ibikubabaza ntabwo ari igitangaje, ariko ujye ureka Uwiteka ari gufata umwanzuro wa nyuma. Hanyuma ijambo ryatubwiye ngo ikirere tugarutse, byatubwiye ngo yagendaga abwiriza ubutumwa bwiza, agenda mu birorero, mu masinagogi, ngo abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, uyu munsi none ndagira ngo ubwire ngo icyo wabugaragaraho cyose cy'uburwayi buri kuri wowe, uko waba uriho kose, inzira waba uri gucamo zose, Yesu aracyakiza. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Kandi igitangaje ntabwo ari amakuru ndi kukubwira ngo Yesu aracyakiza kuko abigambirira ku bandi, abigambirira kuri wowe. Ni wowe wenyine. Iyo ushaka kugira ngo umwuka w'Imana akore ku buzima bwawe, ubutumwa bwiza bukore ku buzima bwawe, ijambo ry'Imana rikore ku buzima bwawe, urigira personal, urigira iryawe, urigira ubuzima bwawe, urigira imibereho yawe, urigenderamo, uriryamiramo, uribyukiramo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Jambo yahozeho, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo nta kimwe kitaremwe nawe yakongera akakurema bundi bushya, yakongera akakubaka bundi bushya. Jambo ry'Imana ibasha kurema umuntu wasenyutse. Isi irasenya bene data, nicyo Satani abereho. Isi na Satani, isi, umubiri na Satani ni ibintu bijye bifatanyiriza hamwe kubabaza umwana w'umuntu. Ariko Kristo arahari ngo yongere yubake. Ngo yababajwe imibabaro nawe, Kristo yabaye muri iyi si. Uyu tubwira arumva, uyu tuvuga arahari, uyu tuvuga ari kumwe natwe. Imana yacu nishimwe. Yaravuze ngo nuko ndi kumwe nawe kugera ku mperuka namwe, kugeza ku mperuka z'ibihe. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Kristo ntateganya kudusiga, Kristo ntateganya kuduhana, Kristo ntateganya kutureka, Kristo ateganya gukiza indwara. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Mu mpano Kristo yatanzemo n'izo gukiza indwara. Navuze ngo nta kintu na kimwe Kristo yazanye hano ku isi, ngende no kuri ya magambo yaravuze ngo mbahaye amahoro mbasiga amahoro. Nta kintu Kristo yazanye hano ku isi yasubiranyeyo, kuko mu ijuru ntihakeneye abantu bakira indwara zigomba gukira hano ku isi. Yagiye asiga izo mbaraga, zirahari, ziri mu bantu, ziri muri wowe wizera Imana gusa. Imana ishobora byose izakugirira neza. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana
ni umuti, ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi ijambo ry'Imana ni Kristo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Iyo watuje akanwa kawe ukakatuzamo ijambo ry'Imana, ugahamagara Kristo ku buzima bwawe, araza akabuhindura. Yagendagenda agashaka iki n'uyu munsi n'icyo ari gukora. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Iyo umuntu ari kubwiriza ubutumwa nk'ubu ngubu, aba ahagaze mu cyimbo cya Kristo. Iyo umuntu wizeye ijambo, ukizera ijambo rya Kristo ashishe mu muntu, ibasha gukora. Ari indirimbo ivuga ngo iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Imana yacu nishimye. Inyota ye ishobora kuba ari inyota y'uburwayi, ishobora kuba ari inyota y'ubuzima, ishobora kuba ari inyota y'ibyaha, ishobora kuba inyota buri kintu cyose. Rero Kristo aracyakiza, Kristo akiza ubugingo, Kristo akiza umubiri, Kristo ashobora byose. Kandi wowe inshuti yanyu nkurikiye uyu munsi, Imana yahisemo kuri buze gukurikira ijambo, niwo Kristo ashaka gukiza, arashaka kukugirira neza. Hari icyo ukeneye, hari icyo umusaba, hari icyo uri kumwingingira, arashaka kugukiza. Yaravuze ngo njye ndi Alufa, ndi Omega, ndi icyangiro, ndi n'iherezo. Uko watangiye ubuzima bwawe arabuzi, aho ugeze uyu munsi arahazi, kandi agambiriye kukugirira neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo si ibibi ahubwo ni ibyiza. Ibyo nzabibagira ngo ngira ngo mbareme umutima, ibindi muzabona hanyuma. Iby'Imana yakugiriye kiragira ngo ikwereke uko n'uyu munsi izakugira neza. Iby'Imana iri kukugirire none iragira ngo n'ejo bundi izakugirire ibindi. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi urababaye, ariko Imana iragambira ko wishimye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, amagambo yose arunganirana muri Bibiliya, kandi yose ni ukuri. Ngo kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana yacu nishimwe. Ayo magambo si yayandi yo ntago ari igipindi. Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana ntago ari igipindi. Ijambo ry'Imana si amagambo, ni ijambo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Amagambo ni ay'abantu, ariko iry'Imana ni ijambo. Niyo mpamvu Imana ivuga ijambo, nayo ubwayo yarangiza ntirirenge. Kuko Imana iba idashaka kurenga ku ijambo ryayo ngo urijye kure, nayo ubwayo ntirirenga. Imana iguha umugisha, Imana ikwishimire, Imana ikurwanirire. Niba urwaye, Imana igukize. Niba unaniwe, Imana ikuruhure. Niba ufite ibikuruhije, niba ufite ibikurwanya, Imana ikurwanirire. Imana yonyine ijya irwana intambara ntigitsindwa. Kristo ntiyatsinzwe, yaramanutse yaka imfunguzo Satani, afungurira abera. Uyu munsi nagusengera nawe mu izina rya Kristo ngo Uwiteka agufungurire, akuvana aho ngaho, akuvana ahantu hatuma wihebye, hatuma utamerewe neza, hatuma wumva uganya, hatuma uganyiye. Ibyo ngibyo kuba biri kukubaho si ikibazo, ahubwo uhindukirira Imana, yibwire ngo noneho ngirira neza, nyambika izindi mbaraga, bibe uko ushaka niba uko nshaka. Kandi icyo Imana ishaka ni ukukugira neza. Imana ikuhe umugisha kandi ikomeze kukwishimira. Yari Pastor Placide. Imana ikomeze ibambike imbaraga. Bakunzi ba Saveur Divine, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom, 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 shalom. Amen.